Yesu ashimwe. Nejejwe cyane nanone uyu munsi mbonye uyu mwanya kugira ngo mbashe kuganira n'abantu bariho bankurikirana ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ridufasha, niryo ritwubaka, niryo ridusubiza mu imbaraga. Ariko ntarakomeza ndagira ngo mbibwire, nitwa Niyonagera Lucas, umushumba w'itorero rya Eglise Vivante Mondiale rikorera mu Rwanda, icyicaro kikaba kiri Nyagatare. Reka nanone mbasuhuze abariho bankurikirana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri uyu mwanya rero tubonye kugira ngo tubashe kuganira namwe, turagira ngo dukurikije ibihe turimo, ni ibihe byo kwitonda, ni ibihe bidusaba gukomeza kwiringira Imana ndetse no kwihangana, cyane cyane muri iki gihe umuntu iyo atihanganye bimuzanira gukora n'ibindi bitari byiza. Rero uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ari ryo jambo ryo kwihangana. Umuntu yihangana ryari cyangwa yihanganira iki? Bigaragara iyo umuntu bigeze mu gihe cyo kwihangana, umuntu aba akeneye, ntabwo biba byoroshye. Hari byinshi uba wahuye nabyo ndetse bitari byiza, utari witeze muri icyo gihe, bigahubanganya ubuzima bwawe. Uba ukeneye rero ijambo kwihangana. Iryo jambo tugiye gusoma muri aka kanya turaribona mu gitabo cya Yakobo, rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 12. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Kwihangana, haravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Mu buzima habamo kugeragezwa. Abantu benshi ntabwo iyo bageze mu bigeragezo bibajyana ahandi hantu, ndetse bamwe bavuga ngo Imana yabataye, abandi bakavuga ngo ntabwo Imana inzi, kuko iyo imenya ntabwo iba yakoze ibintu nk'ibi ngibi. Ariko Bibiliya itwereka neza yuko hari igihe biba ngombwa abantu b'Imana bagaca mu bigeragezo, bagahura n'ibigeragezo. Kuko ibigeragezo, hano aravuze ngo namara kwemerwa. Ibigeragezo iyo twageragejwe uranemerwa. Ibigeragezo nibyo bituma umuntu yemerwa, nibyo bituma Imana ikwemera. Ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Nyuma yo kwemerwa, nitumara kwemerwa, niho duhabwa ikamba ry'ubugingo ryo twasezeranijwe. Nanone iyo dukomeje kureba ibyanditswe bivuga kuri iryo jambo ryo kwihangana, turabona nanone Yakobo igice cya mbere umurongo wa 3. Haravuga ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Nanone hano aravuga ngo kugeragezwa ko kwihangana kwacu
niko gutuma ko kwizera kwacu niko gutuma cyangwa kudutera kwihangana. Ni ukuvuga ukwizera kwacu kurageragezwa. Hepfo aravuga ngo rero ngo mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubene gutungana rwose mushyitse mutaburaho na gato. Ni ukuvuga ukugeragezwa ko kwihangana kwacu, ko kwizera kwacu kudutera kwihangana. Kwihangana ni ikintu kigomba kuba ku muntu wese wakijijwe, ku muntu wese wamenye Imana, kuko Bibiliya itwereka yuko mu gihe turi ahangaha mu isi dufashe igihe mu ntambara, niko Pawulo yabivuze. Mu ntambara rero umuntu wese urwana urugamba adafite kwihangana, urugamba ruramutsinda. Niyo mpamvu rero mu gihe turi ahangaha mu isi tugomba kugira kwihangana mu byo duhura nabyo. Umugore akihanganira mu rugo rwe ibyo abona bitari byiza, ibyo abona atarabona mu buzima, akabyihanganira kugeza aho abiboneye. Umunyarwanda aravuga ngo uwihanganye akama ishashi. Umuswahili akavuga ngo mvumilivu hula mbivu. Ni ukuvuga iyo wihanganye ukama ishashi. Abantu benshi bananiwe kugera ku byo basezeranijwe kubera yuko nta kwihangana bagira. Mwene data uriho unkurikirana, uriho wumva aya magambo, ndagira ngo nkusabe muri iki gihe turimo, muri iyi minsi ya nyuma, ndagira ngo nkusabe yuko ugire kwihangana, kuko ibihe turimo ni ibihe turiho ducamwo, ni ibihe bitigeze bibaho kuva isi yaremwa. Birashoboka kuva wavuka ntabwo wabibonye, ariko ni ibihe by'ubuhanuzi biriho bigenda bisohora, kandi ibihe by'ubuhanuzi bigomba gusohora byanze bikunze. Bibiliya iravuga ngo mu bihe by'imperuka hazabaho intambara, hazabaho indwara z'ibyorezo, hazabaho imishyitsi. Ibyo byose ni ibintu tugenda tubona. Urukundo rwa benshi ruzakonja. Ibyo rero tugomba guhura nabyo mu buzima, ariko ibyo byose ikizatuma dutsinda nuko tuzabyihanganira. N'impamvu Yesu yagiye abivuga n'abandi bahanuzi bakabivuga, nuko bavugaga iby'ibihe kugira ngo bazaba bari muri icyo gihe basomye ijambo ry'Imana, bize ijambo ry'Imana, bazabashe kubyihanganira. Ndagusaba rero kugira ngo ugire kwihangana mu buzima bwawe. Niyo mpamvu iyo dusoma ubuhanuzi nk'uko tubibona mu byahishuwe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 7 hari aho avuga ngo, reka tuhasome igice cya 3 umurongo wa 7 turageza ku murongo wa 11. Ni amagambo haravuga ngo, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Imana ibi yabivuze kera mu kanwa k'umuhanuzi Yohana ari mu kirwa Patimo, ahantu yari wenyine. Imana iramusanga ivugana nawe, imubwirira ijambo iti, wandikire itorero ry'i Filadelfiya uribwira aya magambo uti, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Wabwirwa n'iki yuko ibihe turimo bidahura n'iki cyanditse? Urasabwa kugira ngo wihangane. Nzakurinda muri icyo gihe
Imana irasezeranya abantu bayo ko izabarinda mu gihe cyo kugeragezwa, kuko bihanganiye ijambo ryo kwihangana, kuko bitondeye ijambo ryo kwihangana. Ndagusaba kugira ngo mwene data, igihe turiho twumvira ijambo, uriho wumvira ijambo ryo kwihangana, kandi urasabwa kwihangana mu byo uhura nabyo, cyane cyane ibihe bigenda biza. Ibi bihe turiho turabicamo, ariko n'imbere hari ibindi bihe bizaza, kuko ibihe ntabwo wari ubizi kuzabicamo. Ariko duca mu bihe twinjira mu bindi bihe, duca mu bihe twinjira mu butsinzi, duca mu bihe bigoye ariko twinjira mu byiza. Ntabwo rero ibihe uriho ucamo bisobanuye yuko ari byo uzaheramo, ahubwo hano aravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda ku gihe cyo kugeragezwa. Imana irinda umuntu wayo mu gihe cyo kugeragezwa, ariko kuko nawe yitondeye ijambo ryo kwihangana. Uyu munsi ndagusaba kugira ngo iri jambo uriho wumva rigufashe ubashe kwitonda muri ibi bihe uriho ucamo, ibihe byo kugeragezwa, ibihe by'ibibazo, ibihe by'indwara, ibihe by'ubukene, ibihe by'intambara uriho ucamo. Urasabwa kugira ngo ubyihanganire, ariko hirya y'ibihe hari ubundi buzima, hirya y'ibihe hari ubutsinzi, hirya y'ibihe hari ibindi byiza, hari amasezerano gusohora. Niwihangana rero muri iki gihe uriho ucamo, niwihangana muri ibi bihe, ndagira ngo nkwizeze yuko Imana izakurwanirira no mu bindi bihe bizaza bikurikiraho. Umurongo wa 11 aravuga ngo dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira umuntu ugutwara ikamba ryawe. Haleluya. Komeza ibyo ufite, komeza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo komeza ibyo ufite, bisobanuye yuko hari umujura. Satani ni umujura, ahora ashaka kenshi na kenshi kunyaga abantu b'Imana no kubakura mu buzima. Kenshi na kenshi wakorera mu gihe nk'iki ngiki kiba gikomeye ku batuye isi. Hariho benshi iyo utitonze, iyo utihanganye, benshi aho ngaho barahagwa bakava mu byizerwa, Satani akaba yabafashe akabakoresha uko ashatse. Ariko ndagira ngo nkusabe muri iri jambo uriho wumva, cyangwa iri jambo wumvise, ugire kwihangana, ugire kwizera Imana. Kwizera twatangiye tureba muri Yakobo ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ese uyu munsi kuri wowe bimeze biti? Ubuzima bumeze buti? Ibyo uhura nabyo bimeze biti? Mu rugo rwawe bimeze biti? Ku kazi kawe bimeze biti? Hagati yawe n'umugabo wawe bimeze biti? Hagati yawe n'umuturanyi wawe bimeze biti? Ese ku itorero bimeze biti? Uyu munsi ibihe urimwo bimeze biti? Ariko ijambo ririho havugana nango hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ni nyuma yo kwihangana. Ukwiriye kwihanganira ibikugerageza mwene data. Ndabizi neza uyu munsi hari ibikugerageza. Bibiliya ivuga yuko ibitugerageza atari bimwe. Ibyo duhura nabyo muri iyi si si bimwe. Uyu munsi hari ibyo uhura nabyo, nanjye hari ibyo mpura nabyo, n'undi hari ibyo ahura nabyo. Ugiye kureba, kandi Bibiliya avuga ngo ntabwo nzaguha ikigeragezo kiruta ukwizera kwawe. Iyo turi mu bigeragezo dusabwa kwihangana kugeza aho tuneshereje. Ndagusaba kugira ngo ukomeze kwihangana kugeza aho utsindiye,
icyo kintu kiri imbere yawe, icyo kintu Satani ariho akoresha, icyo kintu wahuye nacyo, cyihanganire kugeza igihe uzatsindira. Turi mu gihe cyo dusabwa kwihangana, turi mu gihe cyo dusabwa kwihangana no kuva mu mago yacu. Ndetse n'uvuye mu rugo muri iki gihe aba yananiwe kwihangana, ariko ijambo riratubwira ngo twihangane kugeza aho tuneshereje. Yesu ashimwe cyane. Hano mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7 aravuze, harimo ibintu bigera kuri 4. Aravuga ngo nzi imirimo yawe, nzi imirimo yawe, ufite imbaraga nke. Ikindi cya 2, ufite imbaraga nke. Ikindi cya 3, witondeye ijambo ryanjye, ntiwihakana izina ryanjye. Ibyo byatumye abwira iri torero ry'i Filadelfiya, byatumye ibyo nibyo byatumye azacishwa muri bya bihe bibi. Nawe Imana izi imirimo yawe, aho uri hose izi imirimo yawe. Komeza ukora imirimo myiza, komeza imirimo watangiye, wicika intege, wigira ikintu kiguca intege mu mirimo ukorera Imana. Imana irayizi iyo mirimo, nubwo abandi batayimenya, ariko Imana izi imirimo yawe. Hanyuma nanone Imana izi imbaraga zawe nkeya, izi ko ufite imbaraga nkeya, niguha imbaraga kugira ngo ubashe gukomeza. Nanone izi uburyo witondera ijambo ryayo. Kenshi na kenshi wibaza guta, ariko ibyo ndi nkora hari umuntu ubizi? Ibyo nkora Imana irabizi. Ariko ijambo uyu munsi irakubwiye ngo Imana izi n'imbaraga zawe nkeya, izi ko ufite imbaraga nkeya. Niyo mpamvu yabwiye umugaragu wayo Gideyoni, iramubwira iti witinya. Yari isuzuguraga, yari mu buzima bwo kwisuzugura, abona yuko ntacyo yashobora. Muri kiriya gihe nkawe yabonaga yuko ibibazo bihari ntacyo yashobora. Aravuga ngo ndi umwana muto, sinzi kuvuga. Ariko Imana iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana rero izi intege zawe nkeya. Imana nihindura abanyantege nkeya bagahinduka abanyambaraga. Nanone icyo usabwa, Imana izi yuko ushobora no kwitondera ijambo ryayo. Imana iragusaba kwitondera ijambo ryayo muri izo ntege zawe nkeya. Ikindi iragusaba gukomeza kutihakana izina ryayo. Hari igihe utihakanye izina ryayo, ariko ukomeza wo kwihakana izina ry'Imana. Imana nayo iragusezeranya yuko izakurinda mu gihe kigiye kuza, cyo kugerageza mu bihugu byose, kandi kigerageza abatuye isi. Ni ukuvuga Imana nireba imbere aho wowe utareba. Imana niyo izi ibyo uzahura nabyo, ariko irasezeranya kukurinda nukomeza gukora imirimo myiza, nukomeza kugira imbaraga. Muri izo mbaraga zawe nkeya ukazikoresha no guca bugufi, nukomeza kwitondera ijambo ryayo, nukomeza kutihakana izina ry'Imana. Imana yiteguye kukurwanirira, Imana yiteguye kubana nawe, Imana yiteguye kukwambika imbaraga, Imana yiteguye guhindura ibiri imbere yawe bikomeye. Ndagira ngo nkusubize mu imbaraga, nkubwira uyu munsi yuko Imana ikuzi. Imana irakuzi, izi migendere yawe, izi myicarire yawe, izi mivugire yawe. Ntabwo Imana yigeze ikureka, nubwo hari amajwi menshi wumva muri iki gihe aguca intege, akunaniza, akubwira ngo we ntacyo washobora. Ariko Imana irakuzi kandi izi yuko hari icyo washobora, izi yuko hari ibyo ushobora gukora abandi bananiwe. Imana izi yuko
udashobora kuyihakana. Komeza wizere Imana, komeza wiringire Imana, komeza wihangane mu byo uri guhura nabyo muri iki gihe. Imana isezeranyije yuko izakomeza kubana nawe kandi no kukugirira neza, ndetse no mu gihe kibi izakomeza kukurinda ndetse no kukurwanirira. Imana igufashe, Imana igusange, Imana iguhumurize umutima wawe, Imana ikwambika imbaraga. Uyu munsi wa none uri kunyumva, uyu munsi wa none uri gukurikiranira ijambo, ndagira ngo Imana igufashe, Imana ikwambika imbaraga, Imana ihindura ubuzima bwawe, Imana igusange, Imana ikore ibyo ngibyo byose udashoboye gukora. Reka muri aka kanya nkusabe, wowe uri nkurikirana, nkusabe yuko uhagurutse wongera gusubira mu imbaraga. Niba hari n'ibyaguciye intege, wongere usaba Imana igusubize mu imbaraga. Aka kanya ngiye gusengana nawe, aka kanya ngiye kugusaba kugira ngo uzamure ukwizera kwawe dusengane. Ndabizi neza yuko mu bihe nk'ibi ngibi, mu bihe byo kugeragezwa, mu bihe by'ibibazo, mu bihe bidasanzwe isi irimo, ariko Imana irahari kandi Imana ni Imana yawe. Ntabwo izakureka, ntabwo irarangizanya nawe, iracyakomezanyije nawe. Nubwo uri huca muri ibyo, nibyo uri hucamo, ariko ntabwo wikwemerera ko ibihe urimo biguherana, ahubwo birenge urebe hirya y'ibihe. Reka dusenge Imana, dufatanye dusenge Imana. Ngiye kugusengera muri aka kanya, kandi Imana iragusubiza mu imbaraga, kandi Imana iraguha imbaraga zo gukomeza ugere naho utaragera, ukomeze gutsinda ibindi biri imbere yawe. Numara gutsinda ibyo ufite uyu munsi, ukomeze gutsinda ibiri imbere yawe. Reka dusenge Imana. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'icyubahiro n'imbaraga, Mana y'ububasha n'ubushobozi, ndi imbere y'amaso yawe muri aka kanya, nciye bugufi kuko ukwiriye gucirwa bugufi. Ndakwinginze Data kugira ngo muri iki gihe turimo ukomeze kubana natwe, ukomeze kubana n'abantu bawe. Hari abantu benshi bari bankurikiranye banyumva, Mana ndabasengeye muri aka kanya. Hari abarwaye, hari abafite ibibazo bitandukanye mu mago yabo. Nta wundi wabasha kurangiza ibibazo byabo, nta wundi wabasha kubarwanirira mu bihe byo kugeragezwa, nta wundi wabasha kubabera ingabo ibakingira ndetse n'igihome bihishamo. Muri iki gihe cya none, isi ihangayitse, idafite igisubizo cya coronavirus, Mana Nyagasani, iki gihe Mana Nyagasani nicyo gihe cyawe. Ndakwinginze Mana kugira ngo ufashe abantu bawe kudahangayika, kudacika intege, kudasubira inyuma, ahubwo buri muntu wese aho ari umuhe guhagarara ndetse no gukomera. Ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zimanukire hejuru y'abateranye, aho bateraniye mu mago yabo, aho bakurikirana ijambo ryawe. Ndagusaba Data kugira ngo ribasubize mu imbaraga, ubagirire neza uyu munsi, uvugane nawe Mana Nyagasani, wongere uhembure imitima yabo. Ndabizi neza mu bihe nk'ibi ngibi by'ibigeragezo, mu bihe nk'ibi ngibi by'ibibazo, Mana Nyagasani, umwanzi arabatera. Mu bihe nk'ibi ngibi umwe ari we mu rugo rwe, Mana Nyagasani, mu bihe nk'ibi ngibi abantu batabona umwanya wo guterana ngo bahure, Satani arabasanga akabagenderera akababwiriza. Ariko ndagusaba kugira ngo imbaraga zawe Mana zikomeze kubatwikira, buri muntu wese umusange, yo kwibaza kubiriho bikoreka, ahubwo Mana Nyagasani ubahe kwiyeza no gutungana no guhindukira Mana, no kureka ingeso mbi. Ndahamagara imbaraga zawe Mana Nyagasani zimanukire hejuru yawo muri aka kanya mu izina rya Yesu. Wongere uhumurize imitima yabo, wongere ubane nawo Mana Nyagasani. Reka
bakubone, reka babone ineza yawe, reka babone gukora kwawe, reka babone imbaraga zawe, reka babone ubwiza bwawe. Genderera buri muntu wese Mana nyagasani, genderera amago yabo, gendera mani bagenderere, ubane nawo mu mirimo bakora, kandi buri kintu cyose Mana nyagasani bagerageza gukora, reka bakibonere mu bwiza bwawe. Mana yacu, Mana nziza, Mana yanjye, niwe mpamagara muri aka kanya, niwe ninginga muri aka kanya. Girira neza abantu bawe, girira neza itorero, girira neza igihugu, girira neza isi Mana nyagasani. Komeza kwigaragaza muri ibi bihe, komeza gukiza no kubohora. Turasengera abarwayi, turasengera abafite ibibazo, Mana nyagasani ubigisubizo. Reka uyu munsi Mana nyagasani buri muntu wese uri unkurikirana, Mana nyagasani, Mana umutima wawe ufatwe n'imbaraga zawe, imbaraga zawe zikiza zimusange. Urwaye mu nda, urwaye umutwe, ufite ibibazo yumva adafite ibisubizo, reka abone igisubizo cy'ibibazo bye Mana nyagasani. Zana ibisubizo ku bantu bawe Mana nyagasani. Ndahagarika imbaraga zose z'umwijima, ndahagarika imbaraga zose z'abadayimoni, ndahagarika imyuka mibi y'ikuzimu, ndakubita hasi ibihome byose, ndakubita hasi imyuka y'abadayimoni, ndakubita hasi imyuka y'abarozi, ndakubita hasi imyuka igendagenda muri iki kirere. Ndayiburizamo muri aka kanya, ndayisenyera muri aka kanya. Umwuka w'ubwoba, umwuka ugubitse isi, umwuka utwikiriye abantu, ndawirukana muri aka kanya mu izina rya Yesu. Data, reka amahoro ya Kristo akomeze kuganza mu mitima yabo. Reka imbaraga zawe Mana nyagasani zikomeze kubatwikira. Reka Mana wumve yuko nta handi bafite igisubizo, nta wundi wabafasha, nta wundi wabarwanirira, nta wundi wababera ingabo ibakingira usibye we Mana. Ndakwinginze rero muri aka kanya kugira ngo bagenderere, ubane nabo, buri muntu wese uvugane nawe muri aka kanya, ubigaragarize ubuntu bwawe Mana nyagasani, bubatwikire. Igihe Mana nyagasani buri muntu wese aho ari mu rugo rwe, uvugane nawe Mana nyagasani. Imbaraga z'umwuka wera Mana nyagasani reka zibasange, imbaraga z'umwuka wera reka zibiringize Mana nyagasani. Ibyo bazabona biri imbere, imbaraga z'umwuka wera zereka zibakomeze, imbaraga z'umwuka wera reka zibubake Mana nyagasani. Reka iri jambo bumvise Mana nyagasani ryo kwihangana Mana nyagasani rikomeza imitima yabo, ubahe kwihangana Mana nyagasani, ubagiriye neza mu minsi yo kugeragezwamo kwabo Mana nyagasani. Bakubone, babone imbaraga zawe, babone gukora kwawe. Ndagushimye kuko uri Imana kandi wemeye kugiye kubana nabo ndetse no kubagirira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu, amen. Mwene data warunkurikiranye unyumva, ndagira ngo nguhe inomero zacu igihe cyose ukeneye ubufasha, ndetse hari n'ubufasha nawe ushobora gutanga kuri uyu murimo. 0782212701 yuko muri iyi minsi turimo, iminsi itoroshye, iminsi abantu bari mu mago, iminsi hatari amateraniro mu nsengero, iminsi hataraboneka n'imiti n'urukingo rw'iriya ndwara, dukomeze kwihangana kandi ndabizeza ko dukomeje kubasengera. Ntabwo turahwema kubasengera, dukomeje kubasengera, dukomeje kandi no kubihanganisha, tubasaba kugira ngo mukomeze kuguma mu rugo mwihanganye. Igihe hari umunsi umwe uruta iyindi minsi, hari umunsi umwe mutazongera kuba mu mazu mwicaye mu nzu gusa, hari umunsi umwe igihugu kizaba kiriho gikora imirimo n'ibikorwa bitandukanye, hari umunsi umwe nawe uzaba uri gukora ibikorwa byawe. Uwo munsi ni umunsi w'ubutsinzi, turawutegereje. Imana kandi ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubagirira neza, Imana ikomeze kubambika imbaraga, Imana ikomeze kubaha ibyiringiro. Dufite amasengesho turiho dukomeza nkuko iyi minsi iri, dufite amasengesho yo kwiriza, turakomeje gusenga
kandi hari n'amatangazo yatanzwe ya peace plan yuko kuva uyu munsi ndetse kugeza ku wa mbere iminsi 3 hari amasengesho yo kwiyiriza. Aya masengesho aje natwe twarafashe ingamba muri iyi minsi yo gukomeza mu masengesho buri munsi ku manywa turiyiriza, hanyuma nimugoroba saa 9 buri muntu aho ari agafata umwanya wo gusenga, ndetse na saa 9 z'ijoro abantu barabyuka bagasenga aho bari mu mago. Iyi gahunda irakomeje, turabasaba kugira ngo mugume mu rugo ariko muri imbere y'Imana, kandi mukomeje kwiringira Imana no kwizera Imana, mukomeje no kwihangana nk'uko ijambo mwaryumvise. Iryo jambo ribafashe kandi ribambika imbaraga muri ibi bihe turimo. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi Imana ikomeze kubasanga muri byose. Abafite imirimo bakora, mukomeze gukora imirimo aho muri mu mago, mukorere mu mago mwo kugenda. Hari abandi nanone biri ngombwa kugira ngo bajye mu za biro bakora. Imana ikomeze kubasanga aho hose, ikomeze kubana namwe. Imana ibagirire neza kandi ikomeze kubarinda mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Haleluya. Sinzi niba bari bubasuhuze bakababwira basi byibura buri umwe, Gentil na Adrien, buri umwe ababwira icyo Yesu yakoze mu buzima bwe. Siko bimeze? Mwumve témoignage basi byibura niyo minota 2 cyangwa 3, ariko mwumve kuko hirya y'indirimbo hari ubuhamya. Ntabwo umuntu apfa kuririmba gusa ngo abyuka aririmba, hari ubuhamya hirya y'indirimbo. Gentil rero we nanone arabakunda nubwo wenda ataba muri mwebwe buri munsi. Haleluya. Ni umuntu uri so humble mu buryo bukomeye cyane. Hari igihe ajya mu gihugu cy'iwabo akajya gufasha amatorero hirya no hino. Yarambwiye ati naho mu nkeneye hose ndahari. Akabafasha kwinstara ibyuma, afite ibintu by'ibyuma arabizi cyane. Ibiriya bintu bijya guhuza ibintu. Ariko haleluya, ba Mark ntibari kubyumva neza. Haleluya. But he's so good, he's so humble. Kandi urabizi ko abastari bose bazabari nyuma yanyu babarizwa. Muhaguruke beneda. Apostle Mignone ashombye abantu. Arno hagarara na Mark. Muze mubahobere, mubagumbire amen. Na brother Kevin baze babahobere babakire, basi mubamhoberere kuko nkunda guhobera abantu cyane, ariko kubera impamvu ya masculine féminin dore ukuntu baramukanya babara, ariko abagore turahirwa. Abadamu turahirwa. Abadamu buriya dufite amahirwe menshi, suko tugiye kujya muri International Women's Day. Uziko mudamu ashaka gusangira n'undi mudamu ku gasahani kamwe, bakajya bisangira gasahani kamwe baganira, ukabona bitari fani, ariko abagabo babikoze byaba ikibazo gikomeye cyane, bahita babitiranya na babandi bandi. Ariko turashimira Imana ko abagore Imana yatumaze irungu mu buryo duteye. Haleluya. So nagira ngo ntabatwarira iminota, hanyuma Adrien nawe mwamubonye amazi asuma. Ako mwahagurutse gato abanzi bagize basubirayo. Ako ko muri kuririmbisha nk'abaturage. Ayano ariko bari vraiment narinzi ko aposta yoboye abantu bazi no kubyina. Bajya bababeshera ngo murabanyamugi bababesheye. What? Amazi asuma. Yego mama Jen. Umuriro utwika. Basubirayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sinzi uko agira gute. Sinzu. Haleluya. Haleluya. Sinzi. Haleluya. Iyo utegetse biratungana. Reka ngire ikintu mbabaza, aba bantu nk'ubu badusoresheje. Iyo Imana iza gutanga amahirwe ukajya badusoresha, nuko ari ibintu twaherewe ubuntu pastor, ariko basoresheje Mana we nanjye bansoresha. Haleluya. Nyankunda kubibwira Jehova Jire bansoresha kuri ya yindi ngo turakwemera. Amina.
ni karibu rero katubakire muri women mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Komeze muhagarare, hari icyo bitwaye. Tuzamure ibiganza dushima Imana. Hallelujah. Hallelujah. Ndashimira apostle. Sinzi nimba inaha mumukunda kuko twirira tumukunda. Mbona mushaka ko harimo akandi kantu. Abamukunda bazamura ibiganza. Ushize yari muri RCC Rwandan Christian Convention. Nanjye ariyo mbarizwamo. Yaduhesheje umugisha cyane. So turagukunda cyane, Imana igumugisha. Abantu bazi ko umusirimu hari umunsi ubusirimu bwe nabo buze umugoroba umwe. Birasa nabi rifane reka mbasetseho gato. Hari korali y'abarundi babandi bo muri interieur baririmbye za ndirimbo zo mu kiya de pereza zini za kera. Arazi kuririmbira ndamureba pastor wacu tumenyereye mu ndirimbo z'ikisirimu nyine za zini zisirimutse. Arimo aririmba za ndirimbo za kera. None ndibaza umuntu nuwahe. Tujya mu mwuka twese. Rero turamukunda cyane. Ni nayo mpamvu twahisemo guheramo muri church kugira ngo tuze kubatumira. Hallelujah. Church ifite umwihariko iyo umuhanzi wese afite concert uruvuga ngo banze muri Women's Foundation, izindi gahunda zose zize gukurikiraho nyuma. Dufite concert twateguye icyumweru gitaha twise each one rich one. Nahereye ku gitaha kandi kino cyumweru naho tuzakomeza. Iki cyumweru dufite concert ku Ntare Arena. Igikurikiraho dufite iyindi concert nayo Huye. Narimo ngira ngo Jean uze kuyivugaho kuko ari we wabashije gutumira apostle wa mbere. Rero turishimye cyane kuko tuzabana na apostle wacu ari umuvuga ubutumwa mukuru. Kandi concert yitwa ngo each one rich one. Rero turagusaba ngo uzagenda ushake umuntu umwe muzane dukorane muri umurimo w'Imana. Rero reka mejansi n'umwanya abasuhuze. Yabasabye kuguma muhagaze, mbana mukomeje muhagaze. It's as if you guys want to worship. Is that all right? Ibisigaye abivuze kandi Adrien Apostle. Adrien is my brother and is my best friend. And Apostle, I feel like I always walk under her anointing. Kuva aho twahuriye muri ministry somewhere in Europe, icyo gihe naramukunze birenze. Iyo mwandikiye akanyandikira, I just feel like I'm coming from one level to another. So mbafitiye ishari mwebwe muri hano. Yeah, take it easy. But you guys get the chance to have her every Friday, I don't know. Friday? It was every day. So I have a reason to be jealous. Yeah. So ibyo gutumira barandusha kubivuga, ngereka mfashe mu kuramya gatoya. Nzi ko nta muntu uzabura hano muri Women's Foundation. Siko bimeze. Reka ndeba bumva ko bazaba hari ku cyumweru bazamura ibiganza. Thank you. Niyo byakugora, it's okay, you're forgiven. It's not like you lied, but we hope you're going to invite many people to come. So mugenzi wacu turi kumwe ahangaha batamuzi yitwa Evan. Ni umwe mu worship leader dukorana umurimo w'Imana. Kandi ni umukozi w'Imana. Imana yahaye impano yayo ariko imutuma mu Rwanda kugira ngo aze gukorerayo. So iyi ni inshuro ya kabiri agarutse, afite indirimbo z'ikinyarwanda, muzabasha kumwumva aziririmba muri concert. Nirengagije
abashoboye turirimba n'iryo jambo ngo ntere umusozi. Ntere umusozi nzamuka umwami wacu ijuru. Nubwo ibirusha ari byinshi, nubwo ibirusha ari byinshi, oya sinzasubira inyuma. Nirengagije ibiri inyuma, nasinga ibiri imbere. Nirengagije ibiri inyuma, ndasinga ibiri imbere. Ndi mu rugendo ndasiganirwa, ndi mu rugendo ndasiganirwa, kugerayo sinzasubiza amaso inyuma, sinzasubiza amaso inyuma, oya oya. Niba ntacyo uvuye ngo ndi mu rugendo ndasiganirwa, ndi mu rugendo ndasiganirwa, kugerayo sinzasubiza amaso inyuma, sinzasubiza amaso inyuma, oya oya. Wangana uvuga ngo ndi mu rugendo ndasiganirwa, ndi mu rugendo, ndi mu rugendo ndasiganirwa, kugerayo sinzasubiza amaso inyuma, sinzasubiza amaso inyuma, oya oya. Ntereye umusozi nzamuka, ntereye umusozi nzamuka, umwami wacu ijuru. Nubwo ibirusha ari byinshi, nubwo ibirusha ari byinshi, oya sinzasubira. Hallelujah. Abakomeye kubera ko bafite Yesu Kristo bazamura ibiganza. Ya. Sinzi icyo navuga. Actually kuva ninjire muri rusengero, muri uyu muryango ninjye hano, numva hari umwuka w'Imana udasanzwe, numva nuzuye ibyishimo bidasanzwe. Allah koshete. Nta gahunda yo kuririmba twari dufite, ariko twinjiye bitewe n'ibintu twiriwemo kuva mu gitondo kugeza uyu mwanya wa none, numva hari amahoro asanga, amahoro atemba adasanzwe. Reka mpindura akantu gatoya, nkora indirimbo ntari nateganyije gukora gatoya right now. Be flat for a second. Iravuga gutya ngo, n'indirimbo nshyashya tuzaba tuyikora kuri Sunday, iravuga gutya ngo, iri muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12. Haravuga ngo, ndashima Yesu wabonye ko ndi uwo kwizerwa, angabira umurimo we. Ndashima Yesu wabonye ko ndi uwo kwizerwa we, angabira umurimo we. Nabamwe bashimye kubera iyo mpamvu. Ndashima Yesu wabonye ko ndi uwo kwangabira, angabira umurimo we. Sinari nkwiriye ariko angabira
umunsi w'Uwiteka ahera cyangwa urubyaro rwiwe ngo rusegereze narabyiboneye inkura mu gihugu cy'amahanga ubwo ntabasha kuyisobanura none ubu nduwoniwe kubw'iyo mana uwo Yesu amuza n'umukozi wiwe Oh my God. We have to stop. We have to end here. Indirimbo turayiguhaye. Urumva? You have to own this. Oh my God. Anyway, nidukomeza turafata umwanya muremure. ese abantu ntindanye nabo verse wabaza apotre y'ubuzima bwe ni yihe intama nshumbye verse ya apotre ni yihe ya Timotheo wa mbere igice cya mbere 12 ndashimira nde Kristo haleluya ko yambashishije akabona ko ndo kugira gute amaze kubikora ngabiriki hey twagi sinari mwiriye sinari mwiriye ariko yangabiye umurimo we uwo mwami yansanze ahantu ntaziyoma niyongana ariko
tegeka mwami twese mu itorero gusa tegeka tegeka mwami